Hello ndabasuje nanone bakunzi ba Beni Grace TV. Kakanya ndagarutse. Murabona ibintu biraha shaka ko dukoreraho, shaka ko dukoresha. Kanya dufite umuneke ibiri ihiye neza, tukagira biscuit ebyiri, tukagira n'amata y'inshyushyu hano. Ibi bintu nibyo ushaka tukoresha, tukagira na blender. Shakura smooth y'abana bakunda, nawe ushaka kuyikora mu rugo kugira mbere ku buryo ushaka gukora smooth y'abana cyangwa saka smooth. Donc kantu waha abana bakunda nibyo nshaka gukora kano kanya. Yego, rero dufite imineke ibiri nayihase, ndashaka kuyikatamo utuntu duto kugira ngo tworohereze blender. Ibi nibyo ngiye gukoresha, ntabwo nkunda gukoresha isukari. Yego, iyi mineke hanyuma ndafata na za biscuit ebyiri ngire ku gasahani. Kuvuga ngo ukoresha ukurikije abana ufite. Ngiye gukorera kumfi y'abana batatu, ntabwo nkora nyinshi, niba nywera rimwe. Nakoresheje biscuit ebyiri, nkoresha imineke ibiri, nkoresha amata nk'inusu n'irobo y'amata, inusu n'irobo y'amata, ntabwo yuzuye litiro. Yego, ibi nibyo tugiye gukoresha. Hano hari imineke, hano hari biscuit, hano hari amata y'inshyushyu atetse yahoze. Hanyuma hano hari blender. Turafata ya mineke tuyishyire muri blender, ntabwo bigoye. Dufate za biscuit nazo tuzishyire muri blender. Yego, dufate na ya amata turayakore, tugenda tuyakoresha bitewe nuko turabona ko dushaka ko bimera. Nashatse kuyayungurura, ntabwo amata akenshi burya amata agira utwanda, niyo mpamvu igihe cyose ugomba guhora uyayungurura. Ntabwo wayizera nayatetse, ariko urabona ko bayajemo n'urukoko, ntabwo ndukeneye, ni inshyushyu gusa. Ngenda nyakoreshayo nkurikije uko ndabona bimera, bifata nongeramo andi kugeza ku rugero numva nshaka. Nababwiye ngo ni inusu n'irobo, ariko nshobora gukoreshamo byibura. Turekeye aya ngaya. Yego, murabona ko amata haba harimo urukoko, haba hagiyemo utwanda. Amata uko yapfundikira se ntabwo biba byoroshye. Rero tugiye kubisya. Ikurikiyeho ni ukubisya. Iraryoha, murabona neza ukuntu imeze. Rero ndabanza nkareba ko imeze uko mbishaka. Yafashe cyane, ndashaka kongeramo ya mata yandi asigaye. Turashyiremo nta kibazo.
amata ushyiremo nta kibazo. Ego ongere dupfundikire. Ahangaha ushatse washyiramo na shokora kahindura ibara, ariko ngira ngo yanoze. Aha rero smoothie yacu yarangiye, irameze neza rwose. Murabona ko ifashe, suka mu gikombe ugahita uha abana. Rero ubishatse uri umuntu mukuru, ushaka kuyinywa, ushobora gushyiramo barafu, ariko abana ntabwo ari byiza kubaha ibintu bikonje. Wowe ushobora gushyiramo barafu. Yego, ahangaha ayishoje, nari nyiteguriye abana. Ni ukuvuga ngo icyo nshaka kuvuga hano, murabona afite barafu ushobora kuyishyiramo uri umuntu mukuru ushaka kuyinywa, ugashyiramo smoothie yawe ukayinywa ikonje. Ukaba wabasha kuyinywa ikonje. Murabibona ngo mwabibonye, ntabwo bigoye. Aha rero wakanywa gakonje, kararyoshye pe. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu byoroshye ushobora gukorera abana, ushobora kunywa wowe ubwawe. Harimo vitamine, harimo amata y'inshyushyu, harimo imineke. Ni amata y'inshyushyu n'imineke na biswi twashyizemo. Rero murabona yuko tuba tuyirangije, abana bakinywera nta kibazo. Rero ndabashimiye. Niba ukomeje gukunda ibyo nkora, wakanda kuri subscribe, like, share and comment, kazajya tubana mu buzima bwa buri munsi. Abantu bashyashya rwose, niba mubona ibyo nkora hari ikintu biri kubafasha, mwakora subscribe, like, share and comment. Ibi ni ibintu wakikorera wibereye mu rugo iwawe. Murabona neza ko ni smoothie. Iyi ngiyi nayishyizemo barafu, iyi ngiyi ntazirimo kubera iri y'abana. Ntabwo ugomba kubaha ibintu bikonje cyane. Iraryoshye. Hanyuma nawe uzajya uyikorera nta kibazo. Ushobora kuba nshyushyu uyu munsi, ejo ugahindura ugakora smoothie, ejo ugakora. Nababwiye ni hano ushatse washyiramo na chocolate bigahindura ibara, bikaryoha kurushaho. Yego, murakoze. Niba rero hari ikintu ubona izi video zanjye hari icyo ubona zigufasha, twazajya dufatanya, nagusaba kunkorera subscribe, ukandika muri comment, ukandika uko wabibonye, ugakora no kuri like niba wabikunze. Murakoze, naho utaha.